Uyu munsi ndashaka ko tuvuga ku ibanga ryo gusenga. Ibanga ryo gusenga, buriya hari igihe usenga ariko mu by'ukuri utari wasobanukirwa ngo amasengesho usenga amaze iki cyangwa se akora iki. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ibanga ryo gusenga nta rindi. Buriya njya nkunda kuvuga ngo gusenga ntabwo bizana ibisubizo ako kanya. Ahubwo gusenga bijya bituma umuntu agira imbaraga. Ikindi gusenga bituma umuntu azinuka icyaha n'igisa nacyo. Gusenga bigatuma umuntu agira imbaraga zo kwihanganira ibimugerageza. Kandi iyo wihanganiye ibikugerageza nibyo kwihangana nibyo bikwinjiza mu isezerano. Rya sezerano ryawe Imana yakuvuzeho bigatuma uryinjiramo. Kubera ko iyo wananiwe kwihangana bituma wiheba ukiganyira, nyamara igihe cyawe mbese ntubashe kwinjira mu isezerano ryawe n'Imana. Ariko burya reka nkubwize ukuri, iyo wasenze Imana ukayisenga wizeye, Imana ijya iguha imbaraga zo kunesha ibikugerageza, zo kwihanganira ubuzima bwose unyuramo, imbaraga zo gutsinda ikibi, gutsinda icyaha no kunesha icyaha no kwihanganira bya bindi byose tubona tunyuramo umunsi ku munsi. Imana rero ikwigishe gusenga, uko mbigusabira niko nanjye mbyisabira. Ni ukuri nimba ari ikintu nkunda mu buzima, mpora nsenga Imana, mpora nyisaba, mpora nyibwira ngo Mana nyigisha gusenga. Imana itwigishe gusenga, nitwo ijambo ryavuze, iduhe kubara iminsi yacu n'uburyo dutunga umutima w'ubwenge. Haleluya. Uwiteka tugirire neza kandi atwambike imbaraga. Ndabasuhuje cyane mwese aho muherereye, amahoro y'Imana bane namwe, mbashimira mbasabira n'umugisha, mwe munkurikira umunsi ku munsi. Uwiteka abishimire kandi akomeze kubaha imbaraga, abarwanirire muri byose. Reka dutangire dusenga Imana. Uri mwiza Yesu, turagushimye. Ngushimiye ko tubashije kugera kuri uyu munsi, kuri iyi tariki, kuri aya masaha, turi bazima. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Aka kanya tuje kuri Baho TV Mwami. Ntaba ari twe bwahubwo imbaraga zawe zize zibane natwe kuva dutangiye kugeza dusoje. Duhamagaye imbaraga z'ijuru ngo zize zirukana imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Aba ari wowe utangirana natwe, usozanye natwe. Tubigusabye tubyizeye mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Urakoze Yesu Kristo. Amen. Amen. Haleluya. Uwiteka atugirire neza, Uwiteka twishimire. Shuti rero ndi gushaka kuganira namwe, mwe munkurikira umunsi ku wundi, mbabwira ngo murusheho gusenga, murusheho kwambara imbaraga zo gusenga, murusheho kubwira Imana ngo Mana duhe imbaraga zo gusenga, duhe imbaraga zo kubana nawe, zo gutindana nawe. Kubera ko igihe turimo kiragoye kandi kiraruhije. Njya nkunda kuvuga ngo yaba Uwiteka yaragukoze ku maso, ukareba ibintu biguhiga, ukareba ibintu bikurwanya, ukareba ibintu bigushaka umunsi ku munsi, wagakwiye gushima Imana ubudasiba. Njya nkunda kuvuga ngo mu bicuku bya nijoro turyamye, nk'uko umuririmbyi yuzuye umwuka akaririmba ngo iyo turyamye dusinziriye, cyangwa iyo tugenda mu mihana, turindwa n'imbabazi zayo, turindwa n'imbabazi za Yesu, turindwa n'urukundo rwayo, turindwa n'imbabazi zayo. Haleluya. Ngo iyo turyamye dusinziriye, ngo cyangwa iyo tugenda mu mihana, ngo turindwa n'imbabazi zayo n'urukundo rw'Imana. Haleluya. Ni ukuri Imana iraturinda, iturinda buri munsi kandi iturinda buri saha, buri segonda. Uko bukeye niko bwije, niko ngenda mbona Imana, niko ngenda mbona imbabazi zayo, niko ngenda mbona imbaraga zayo. Ese wowe ntabwo ujya ubona imbaraga z'Imana? Ese ntabwo ujya ubona urukundo rw'Imana? Ese ntabwo ujya ubona ubutabazi bw'Imana? Mbabarira ukunda Imana, uyisenga ubudasiba. Usenga Imana kandi uyisenge atari kwa kundi indyarya zimera, cyangwa kwa kundi mbese mwajya ngo ufite ibikwiruka. Umwanya mutoya wose jya umenya gusenga, uvugane n'Imana, umutima wawe ubohoke. Nimba hari ikintu nabonye gitanga umunezero, gitanga amahoro, gitanga ibyishimo, ni ugusenga.
iyo uri gusenga Imana neza, iyo uri gusenga Imana uri mu bihe byayo, wumva ushaka gusenga ni ukuganira n'Imana. Haleluya. Gusenga ni ukuvugana n'Imana, gusenga ni ukuganira n'Imana. Gusenga ntabwo ari ibintu umuntu akora nk'umugenzi ngo agende, oya. Gusenga ni ugusenga, tuba tuganira n'Imana, tuvugana n'Imana, mbese dukura urukundo rwayo, tuyibwira, tuyiganyira, tuyitakira, kandi igihe kigeze Imana ijya yururuka. Mbabarira nawe wige gusenga, wige kuvugana n'Imana, wige kugendana nayo, wige gutindana nayo, Imana izajya yururuka buri munsi ku buzima bwawe. Hari umuririmbyi uvuga ngo gusenga kwacu kukugereho, manura amahoro yanjye, ndagukeneye ku manywa na nijoro, mu bihe byose umbe hafi. Gumpa umugisha wawe, kuko utanga nta mubabaro ubamo. Unkomereza amaboko, kuko nshobozwa nawe umpa imbaraga. Gumpa umugisha wawe, kuko utanga nta mubabaro ubamo. Unkomereza amaboko, kuko nshobozwa nawe umpa imbaraga. Ndagukeneye ku manywa na nijoro, mu bihe byose umbe hafi. Ndagukeneye ku manywa na nijoro, mu bihe byose umbe hafi. Haleluya. Gumpa umugisha wawe, kuko iyo uwutanze nta mubabaro ubamo. Umugisha w'Imana, umugisha w'Imana nta mubabaro ujya wongerwaho. Ngo ndagukeneye ku manywa na nijoro, ngo mu bihe byose umbe hafi. Ngo gusenga kwanjye kukugereho, ngo manura amahoro yanjye. Ese ujya wumva ukeneye Imana? Ese ujya wumva ushaka ko gusenga kwawe kugera ku ndiba y'umutima w'Imana? Ese ujya wumva ko gusenga kwawe hari ibintu kwahindura? Ese ujya wumva ko gutaka kwawe kwagera ku Mana ikanyeganyeza bya bindi bimeze nk'imisozi bikariduka bigacikagurika? Ujya wumva gusenga kwawe gushobora gufata ya minyururu yariboshe ubuzima bwawe, yariboshe abana bawe, ibya bindi byose ukumva byashwanyagurika kubwo gusenga kwawe gusa? Ariko ndagira ngo nkubwire ngo senga cyane, kandi ubwire Imana yongere ikwigishe gusenga nk'uko ndi kubisaba nawe aba ari kubisaba, kuko mu buzima ikintu nabonye gitanga umunezero ni ugusenga. Njyewe iyo nihebye, mfite agahinda, mfite umubabaro, nta gisubizo, nta nzira, nta komeye, nta woroheje, nta mubyeyi, nta muvandimwe, nta nshuti, njya mpamagara Uwiteka, kandi Uwiteka akanyuza muri ba bandi ntatekerezaga. Imana igica inzira aho zitari, Imana ijya idutabara, ijya iturwanirira. Gusenga kwacu kujya guhindura ibihe byari biri muri twebwe, ugasanga wari ubuze amahoro mu mutima, ariko wasenga Imana wizeye, wasenga Imana bikurimo, ukabohoka, ukumva wuzuye amahoro. Uwiteka atugirire neza. Ngo amahoro Yesu aha abantu be, ngo ntagira akagero, ngo ntarondoreka, ngo ajya ahumuriza abayafite. Haleluya. Uwiteka kumpera amahoro yo mu mutima, Uwiteka kuzuza ibihe byo gusenga, Uwiteka kuzuza umunezero, Uwiteka yongera agaruke ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Kubera ko ubuzima buri mu Imana nta kintu kiryoha nkabwo. Ubuzima bufite Kristo nta kintu kinezeza nkabyo.
njya nibaza nkakunda no kubibaza abantu badasenga nkamubwira ati nkawe ubayeho utavugana n'Imana mu by'ukuri ubayeho mu buhe buzima ngo Imana se bayivugisha gute ngo Imana se bavugana nayo bate reka dusome ijambo ritwigisha gusenga aho Yesu ari kubwira abantu ngo nimusenga mujye mugenza mutya ariko reka nkubwire kubaho udatunze Kristo nta rupfu ruruta urwo ngurwo nta gihombo nk'icyo ngicyo tunga Kristo muri wowe azakuzanira amahoro azakuzanira ibyishimo azaguhindurira ubuzima azakuyobora haleluya azakuyobora kandi ntazigera akureka Imana itugirire neza muri Matayo ibice 6 umurongo wa 5 haravuga ngo nimusenga ntimukamere nk'indyarya kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo 6 weho nusenga ujye winjira mu nzu ubanze ukinga urugi uhere ko usenge so mwihereranye nuko so ureba ibyiherereye azakugororera 7 haravuga ngo namwe nimusenga ntimukavuge amagambo muyasubiramo hato na hato nk'uko abapagani bagira bibwira ko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvirwa 8 nuko ntimugase nabo kuko so azi ibyo mukennye mutaramusaba 9 aravuga ngo nuko musenge mutya muti data wa twese uri mu ijuru haleluya 9 ngo nuko musenge mutya muti data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi haleluya 12 akavuga ngo uduharire imyenda yacu nk'uko natwe duharira abarimo imyenda yacu ntuduhane mu bitwoshya ahubwo udukize umubi kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose amena Uwiteka tugirire neza kandi Uwiteka atwishimire 14 naho reka tusome avuga ngo kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo na so wo mu ijuru azababarira namwe ariko nimutababarira abantu na so we ntazababarira ibyaha byanyu Imana itugirire neza mureke tubabarire babandi badukoshereje nukuri abantu benshi bafite inzangano mu mitima abantu benshi bari kwikunda abantu benshi bari kwangana Satani yaje mu isi gutandukanya umubyeyi n'umwana yaje gutandukanya umugore n'umugabo yaje gutandukanya inshuti ku yindi ariko abantu ntabwo turi kubimenya ariko Uwiteka aduhe gusobanukirwa twese uko mbisaba niko nawe mbikwifuriza ngo nitubabarira ngo data wo mu ijuru nawe azatubabarira ngo ariko nitutababarira ngo Uwiteka nawe ntazatubabarira ese birakwiye ko wirirwa wikoreye umuntu birakwiye ko wirirwa uvuga mwene so birakwiye ko wirirwa wandagaza umuntu ku rwego umuntu ashaka kukubwira ijambo rimwe ukarivuga ari amagambo 5 birakwiye ko tugira urukundo iri jambo ndarikunda cyane aha Kristo yari ari kwigisha abantu gusenga ngo nimusenga ntimukamere nk'indyarya haleluya kuko abasenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe ngo ahubwo ujye ugenda winjire mu nzu ufungure urugi rwawe wihererane na so wo mu ijuru ihererane n'Imana uyibwire ibyawe byose njya nkunda ngiye mu buzima bwanjye Imana nyifata nk'inshuti nyifata mbese sinzi ukuntu nakubwira Imana uburyo nyifata ni umubyeyi ni byose mu buzima bwanjye nimba ari umuntu wa mbere nkunda kuganira nawe ni data wo mu ijuru ujya wiherera usenga Imana uyibwire ibyawe byose haleluya uyibwira amakuba yawe uyibwira ingorane zawe njya nkunda kwivugira ngo gusenga ntabwo bizana ibisubizo ahubwo gusenga byongera imbaraga ku mukiranutsi bizamwinjiza ahera ho mu ijuru ubwo Yesu Kristo azaba aje gutwara itorero rye
ntabwo tuzazamurwa n'amasengesho, ahubwo imirimo myiza twakoreye mu isi. Ariko iyo mirimo myiza kugira ngo tuyikorere mu isi, tugomba kubanza gusenga. Amasengesho aduha imbaraga ubundi zituma tugera ku ntsinzi, zituma tubasha kunesha bya bindi bitugerageza, zituma twinjira mu masezerano yacu. Haleluya! Uwiteka agusobanure, Uwiteka aguha imbaraga, Uwiteka aze mu mutima wawe. Wowe nusenga ujye winjira mu nzu, ubanze ukinga urugi, uhereko usenge so wo mu ijuru. Nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Haleluya! ngo jya ufunga urugi maze winjire mu cyumba cyawe, winjire mu nzu yawe, ugende wiherere. Wasengera muri salo, wasengera mu cyumba uraramo, wasengera mu gikoni, no muri toilette barahasengera, no munsi y'inzu barahasengera, no haruguru y'inzu muri jaride barahasengera, mu modoka barahasengera. Ntaho utasengera no mu kazi. Ushobora kwegeka iryo duka ryawe ugasenga ukera na so wo mu ijuru. Imana itugirire neza. Wiherere n'Imana yawe, usenge, uyibwire ibikugoye n'ibikuruhije, kandi nzi neza ko izakumvira. Haleluya! Uwiteka azakugororera, kandi nta yindi ngororano dutegereje mu isi usibye ubugingo bwo mu ijuru nibwo dutegereje. Ese wowe urasiganirwa n'ibyo mu isi? Iyi si tuyirimo nk'abashyitsi. Nuko uzi kujya gusura iw'abandi ukagenda wigengesereye uvuga ati ngomba kurya bikeya batanseka ahantu ngiye, ntabwo banzi. Niko ugomba kuba mu isi uvuga ngo isaha n'isaha napfa, natabaruka, nataha. Ese nataha ntunganye? Ese nataha Imana inyishima? Ese nasiga inkuru imeze ute ku musozi? Ese ndasiga abantu bamvuga neza cyangwa bamvuga nabi? Igenzure, kandi nta kindi gishobora kugufasha muri byose usibye gusenga Imana. Ngo namwe nimusenga ntimukavuga amagambo musubiramo hato na hato, nk'uko abapagani bagira bibwira ko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvirwa. Buriya abapagani bavuga menshi, ariko Imana iratubwira ngo tujye tuvuga makeya. Data wera wo mu ijuru aba yatwumvishije. Wasenga umunota umwe, wasenga ibiri, wasenga uko ushobojwe. Icyo nzi cyo, iyo wasenganye Imana umutima unyuzwe, ukagerekaho kwizera ko ibyo uri kubwira Imana iri kubyumva, kuwo muri kuvugana kwitayeho, kuko nawe wamwitayeho. Dufata umwanya wo guhereza abana bacu, tukirirwa dukina nabo, tubasohokana, tugafata umwanya wo guha abagabo bacu ngo turi kubitaho, ariko tukabura umwanya na mutoya wo kuvugana n'Imana, wo kuganira n'Imana. Tindana n'Imana. Buri munsi nzabivuga imyaka y'ubuzima bwanjye bwose, uzatindane n'Imana kuruta uko watindana n'ibintu byo mu isi ibyo ari byo byose, yaba abantu, yaba akazi, ibintu byose. Tindana n'Imana. Numara gutindana nayo uzareba icyiza cyo kubana n'Imana. Nuko ntimugasenge nabo, kuko so azi ibyo mukenye mutaramusaba. Nuko musenge mutya muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Gatoya ndi kumwe na bebe. Ntabwo Imana igira urwitwazo. Imbere y'Imana nta rwitwazo ruhaba. Nta rwitwazo. Ntabwo uzabwira Imana ngo Mana ngo ndarwaye ngo sinabasha gusenga, ngo Mana ngo meze gutya ngo sinabasha. Oya, imbere y'Imana nta rwitwazo. Ntukagire inzitwazo imbere y'Imana. Jya ukorera Imana uko bishoboka kose. Haleluya! ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Haleluya! nta wundi wo kubahwa atari Kristo Yesu. Ngo izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Erega ibyo dushaka byose biri mu biganza bya Kristo. Ahubwo jya ubwira Imana ngo ubwami bwawe buze. Uko ubwami bw'Imana buza niko wumva, ni mwuka wera, ni ukuzura mwuka wera. Ubwo ubwira Imana ngo ubwami bwawe buze, ngo ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Ni imbaraga z'Imana ziba ziri kugendagenda muri wowe. Haleluya! uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Imana ishimwe. Imana irabizi ko dukeneye kurya, gusengera isengesho ugatuza.
ugakiranuka, ukagenda neza, ukabana n'abantu neza, nibyo biba bigoranye? Oya, reka mbabwire, mureke dusenge, mureke twinginga Imana mu gihe nk'iki ngo duharire imyenda yacu nk'uko natwe duharira abarimo imyenda yacu. Haleluya! Ni ukuri, mureke tubabarirane, mureke tuvane inzangano mu mitima, mureke tuvane amagambo mu kanwa kacu atanejeje, adafite icyo ari buhindure ku buzima bw'umuntu. Mu kanwa kawe hazavamo amagambo akomeretsa gusa, hazavamo amagambo acyaye nk'inkota gusa. Oya, Imana itugirire neza, ntuduhane mu bitwoshye, ntuduhane, ahubwo udukize umubi. Haleluya! Jya ubwira Imana ikurinde umubi, ikurinde umubi, ikurinde ababi, ikurinde ikibi, kuko biri muri iri sengesho Yesu yigishije. Ahubwo udukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Kuko ubwami n'icyubahiro n'ubushobozi ari ibyawe. Icyubahiro ni icy'Imana, ubwami ni ubw'Imana, iby'isi n'ibiyuzuye byose ni iby'Uwiteka. Icyo nkubwiye cyo senga, wihangane, maze gusenga kwawe bizaguha imbaraga, biguhe kunesha bya bindi byose utabasha utakibashisha, utashobora. Nk'umwana w'umuntu, Kristo azakuneshereza, azakurwanirira, azakuyobora, azaringaniza bya bindi byose bitaringaniye ku buzima bwawe, kandi azakujya imbere n'inyuma, iburyo n'ibumoso. Iyo duri gupanga ibirori, ukabwira inshuti zacu ati ndi muri ibi, kujya kumva inshuti yakubwira ati ndi nkuri inyuma. Iteka inshuti zacu, abagabo bacu, ababyeyi bacu, bose bahora batubwira ngo tukuri inyuma. Ariko icyo nkundira Uwiteka, ahora turi imbere, ahora turi inyuma, ahora turi iburyo n'ibumoso, impande zose. Muri byuzi mukanya ngo mpande zose urahari Mana, ngo mpande zose urahari, mpande zose urahari Mana, mpande zose urahari Mana, mpande zose urahari Mana we, mpande zose urahari Mana, mpande zose urahari Mana, mpande zose urahari Mana. Haleluya! Impande zose umwami wacu arahari, impande zose Kristo arahari. Wigira ubwoba, wigira ubwoba, wicika intege, humura, impande zose Kristo arahari, kandi nta n'umwe uzigera mwitambika ku mugambi agufiteho. Umugambi Imana igufiteho niyo abantu bahaguruka bagahagurukana ibikomeye ndetse n'ibimeze gute, nta kintu na kimwe kizahindura umugambi Imana ifite ku buzima bwawe. Kandi ubuzima bwawe ni ubw'agaciro ku mwami, kandi Imana iragukunda kandi ikwitayeho, kandi ntabwo izigera ikureka, nta nubwo izigera ikwibagirwa. Nubwo ubona hari umunsi ugera ukibaza ngo Mana uranyumva, ese Mana urambona, ese Mana urihe? Wibaza nimba Imana ikuzi cyangwa ikubona, mbese abantu benshi nsengera barambwira ati Imana yaranyibagiwe, ibibazo biraza bigerageza, amakuba ni ngewe, kuvuga kwangwa, gusuzugurwa, gusonza, kwambara ubusa, yo gutabwa n'abantu n'imiryango n'inshuti ni ngewe. Ariko reka nkubwire, Imana byose irabizi. Murasenga kugira ngo ukomeze ugume mu mbaraga zo gusenga, kuko gusenga nibyo bizaguha imbaraga kugeza igihe Yesu Kristo azazira. Nudasenga uzanamuka, nudasenga uzacika intege, nudasenga uzakora ibyaha, nudasenga mbese uzabaho mu buzima budafite icyerekezo. Ariko gusenga Imana bijya bitanga icyerekezo ku buzima bw'umuntu. Imana ibampera icyerekezo mu izina rya Yesu Kristo. Imana izihindure bya bindi byari byaranze guhinduka. Imana izisobanure kubwo gusenga. Nzagaruka twongere tuvuge ko gusenga. Hari igihe wibwira ngo gusenga amasengesho menshi nibyo bizana ibisubizo. Oya, amasengesho dusenga natuzanira uburinzi, yaba ku buzima bwacu ndetse no ku bugingo bwacu, yaba ku bana bacu, imiryango ndetse n'igihugu n'isi yose muri rusange. Ikindi, gusenga bijya bituma tugira imbaraga. Iyaba gusenga bizana ibisubizo, abarokore bakabaye turi abatunzi. Ariko gusenga biduha imbaraga, kandi iyo tugize izo mbaraga bituma twihangana tukagera kuri bya byiza Kristo yaduteganyirije, kandi tukabigeraho tutaguye isari.
rero senga udategereje ngo uko senze ngo ni ku Imana impereza. Oya, nusenga Imana ubundi ibyo dutunze ni umugisha w'Imana. Tuzabisobanura neza. Ibyo dufite uyu munsi ni umugisha w'Imana. Wikibwira ngo warize cyane. Oya, ni ukuri ndakubwiza ukuri, imyaka mazeho ku isi ntabwo ari mike si na myinshi, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ibintu byose dutunze, yaba ibyo turya, yaba ibyo twambara, yaba wa muntu ufite akazi, ufite business zikomeye, ugenda amahanga hirya no hino, ntabwo ari uko wize amashuri menshi, nta nubwo ari uko wasenze, nta nubwo ari nta kintu, ni umugisha. Amasengesho aradufasha, akaduha imbaraga, akadukomeza, akaduhereza ibyiringiro no gutegereza no kwihangana. Ntabwo amasengesho azana ibisubizo, kuko amasengesho azana ibisubizo abantu birirwa biruka imisozi, abandi birirwa biyiriza ubusa, bakabaye aribo batunze mu isi. Nagira ngo nkubwire ngo impamvu abantu benshi bagwisare, abandi banamutse, abandi babivuyemo, nuko bagiye baza ku Mana babwira ati gusenga Imana bitanga ibiryo, bitanga imyambaro, bitanga akazi, bitanga imyenda. Oya, gusenga Imana bizaguha kwihangana, kandi niwihangana ukizera bizatuma ugera mu mugambi w'Imana. Haleluya. Uwiteka kwishimiye kandi aguhima. Uwiteka twuzuza ubwenge, dukore ku maso, aduhe Mwuka Wera, tubashe gusobanukirwa turi muri iyi si, kubera ko ntabwo abantu benshi Satani ashaka kuduhuma ku maso, ariko Uwiteka dukize umubi mu izina rya Yesu Kristo. Nabakunda cyane. Uwiteka bishimire. Uri Imana ikomeye igira neza. Ngaho tegeka, kuko uri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Vuga Mwama ya masaha, tegeka Mwama ya masaha. Ururuka ku babyeyi, ururuka ku bagabo, ku basore, abakobwa, ukureho ibigeragezo n'amakuba n'intambara, utanga imbaraga n'ubwenge. Uwiteka buri mumwe wese yongere yakire Mwuka Wera, yongere yakire ubuzima, yongere yakire imibereho. Uvugane na buri mumwe wese, kandi ukora igitangaza ku buzima bwa buri mumwe wese ukurikiye Baho TV. Urakoze, tindana na buri mumwe wese, ugumane natwe. Uwiteka ubwo uzasange twiteguye. Tubigusabye tubyizeye, ni mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Urakoze Yesu Kristo. Amen, amen. Uwiteka abagirire neza. Ndabakunda cyane.